Mwijuru ni hehe? Mwijuru Wizera ijuru? Ijuru ndaryizera, njye ndi umukristo 100%. Ijuru nje nizera ko ijuru riri mu mutima wa buri muntu. Ntabwo ari hariya hejuru. Piriya yibereza za Satani, wallahi yibereza Satani na za Jupiter, za Mars zibereye. Ira wapi babeshya n'ibihu. Nuko abantu bajya bavuga ngo hasi ngo ni mu kuzimu, ngo ari hejuru ni mu ijuru. Ni lenge zabo, none se yagiyeyo ngo arahabona. Nanjye nubwo mvuze ko ari mu mutima, ntabwo nagiye, ariko nge ndiko mbikeka ku giti cyanjye. Ntabwo nkeka ko mu ijuru ngo ari hejuru. Ariko nibyo kuko bari hejuru, ari hejuru abantu ikiremwa muntu ni ikinyabwenge cyajyayo kuki batagera mu ijuru, cyangwa no mu muriro utazima ari hasi bacukura bakajya muri uwo muriro utazima, bakanawureba bakawufotora bakaza bakabyereka, bakavuga ati dore ni hano tu, abaniga bikaraga ku kwezi bakerekana amafoto still no muriro utazima twari kuba tuzi ijuru turizi. Ariko ikintu uvuze cyo kuba ari mu mutima ni ingenzi, kuko iyo umutima wawe uri clean Imana ubu wituriye mu ijuru. Hari abakoberega batuye mu ijuru bari ku isi. Nimba uzi ko umenya izawe, uba wikwamiye udiringa na staff zawe gusa, nta muntu mufitanye ikibazo, nta muntu wemukira, wishimye tu usenga Imana, utuye mu ijuru wowe kabisa, for mu mambure mu ijuru kabisa. Ntabwo ari ngombwa uhitegereza ngo nzajya mu ijuru, wenda kuva mu buzima aho sinamenye ibijya kwitaba Imana, simenye ibikurikiyeho, ariko ijuru ryo nimba riri mu mutima, still umutima uraho ufite uri muzima, ngo nimba ukora neza still uri mu ijuru. Hari abakobwa bibona bibereye mu ijuru, ntabwo urabona umuntu mwana uhora wishimye, uhora useka utagirana ibibazo n'abantu, uhora wimereye neza, nyine uri positive. Uriya mukobwa yabatuye mu ijuru, ahubwo abanyabwenge bajye bahita bacakira umuntu umwe ati ntuncika turajyana mu ijuru. Ukabona abacaca baraje bashaka kumutera wahala, ariko akavuga ati you know what, ahora yoroshye, keep my distance, ukamuhemukira agaseka. Wowe ukaba ariwo ubabara bya bindi by'ingwe bikurira abana ikakurusha ibintu by'imijinya. Ariko ibyo ni byiza man. Do you believe in revenge? Revenge ngiye nyizerera, ariko si cyane. Urumva byaterwa na revenge uri kuvuga, kuko revenge ziba ari nyinshi. Okay, tuvuge revenge muri football ishobora kuba, kandi still nyine ni hari uko ufite winning momentum ikintu runaka, ariko ishyari ryiza ukarifata nka revenge, ariko ari ishyari ryiza. So byumva Paka yasohoye indirimbo ni nziza, abanyarwanda bayikunze byataye, ase kwigize miliyoni 3 ngiye nasohoye igirenye, ariko ntabangamiye ku ruhande rwe nagiyeyo ngo mushake ngo ntikomeze kurebwa, ngo nishyura amaruswa ngo bamukapinge. Abo reka nakomeza pushinge, ahubwo ngiwe nze ndwane ku ruhande rwanjye, pushinge nanjye yanjye mu pushinge nanjye revenge. Wese ni revenge, ni competition. Ni competition, ahubwo revenge ni kwa kundi no kwihorera. Urumva hari ikintu cyabanje uri muri icyo sokanye n'umujama, cyangwa wibereye hanze uvuye kuri stage, mutipa kwiyenjejeho, urumva uko uri muri public, wenda hari amakamera aguteye nka punch 2-3 kumenyaho ni iki n'iki, urumva aragushikinze bya hatari, ariko ugavuga ati ni mu bantu, cyangwa agahita aniruka, ukavuga ati bro ndamuzi, amujama ndamuzi, nanjye ngomba kugira gute, ngomba kuzamushaka one day nkanjye nkamujurira tu. Iyo niyo revenge tu, cyangwa ugahita ubivuga ati okay ikomereza. Zaki yamushaka bro, Zaki yamushaka cyane. Revenge ntabwo irenze, kuko urumva still revenge ni bya borongo, si nka bya bindi se n'ubundi still ngishishura ihorwa irindi, sibyo? Aya ntabwo birenze, kuko biba ari ibyo ngibyo isi yashira bodiga no kuzajya akibaza. Urumva still revenge hari n'ukuntu ukora ibintu ku mpanuka riga wowe utabipanze, wagahita gukora revenge. Urumva atari nyine revenge revenge wapi, ntabwo ubwiye ngo revenge nuko nzi ko muri Bible subira ntiyanditse ngo kwihorera no kuwiteka harya, niko bivuga. Niyo mpamvu nari nzi ko muri New Life Church nyine bababwira ati nimukihorere mujye mugenda musenga, niko baba turabura. Uko ugiye kwihorera abana batakana, ntabwo birenze tu. Kuba umpemukiye ku buntu utse nanjye ngutuke, bose dutaniye wose umujama gukura, nta dutaniye ku buntu utse nanjye amashwari gutya nk'amenya abiri hana kavamo,
ukajya wireba muri miruwari ukajya uvuga ati no kuvuga ngo hari abakobwa kwihangana binanira tu kwihangana bura biragora kwihangana ni isomo rikomeye byataye ariko iyo urishoboye iyo uritsinze uba ukomeye tu nyine isbera kubireka kuko abenshi ndabizi birabagonga manura uko we yansuzuguye ngo ndasanga gukubise ngo hari n'ibyana biri kukureba ngo byagufashe nk'umukobwa wagoswe ukabigenderaho ugashaka usiko habaho revenge ujya gukora revenge still bakakurivenginga bakakujurira bya bindi za dosiye zikubura ya panci hano bagahita bakubita gutya niko bimeze mbere hari umujama wavuze arakanura ejo bundi mperutse kubona umuji ari kuvuga ati kuba umugabo ni iki ni ukuba uzi ko ushobora kwiba ariko ntujye kwiba ariko uzi ko wabikora uzi ko bikorwa urumva urumva ariko wowe ugafata icyemezo ugatira ibintu sinabikora urumva ukaba uzi ko ubishoboye still urabishoboye uzi ko byakorwa ba banke ukaburambika bose hasi ukajyana n'icimbo wawe ariko ukabikwanga ukaba wabona hari umujama yateretse telefone yari akavuga ati telefone nayifata nkakubita umuposhi none abo bakobwa ibiba phone bo none we cha revenge bo ndayemera kuri mana ruku reka ngoreke paka mani twese turaba hasa tuba turi guhiga ariko boro wipevera ukagura nk'agafone kawe kazima waba ukikameranye nk'iminsi 3 ukabona umukobwa yarakarashe kandi ukaba umuzi agahita kuza no bwa bunyarirenga bw'ikigali bw'abanyakigali kurengeza ibintu utamenya ngo ni umutawuneri yaragusize kure kandi nyine ntabwo nabwira umuntu ngo ajya akora revenge ariko none hari igihe umuntu wayikoze nta mujudginga wamurega kuri polisi wajya kuri polisi ntabwo ari ugusnicinga ugatanga ikirego ntabwo ari ugusnicinga kuko nukurikiye kuri muramubeshya cyangwa wenda ari mu bundi buryo ariko niba waje kuko yampohoteye yanjyaniye phone kandi nabimenye ndishoboka ko ari we ufite uburenganzira bwo kujya kuri polisi biranemewe kubigifatira mu maboko yawe ni byiza ukabishyira mu buyobozi tu bakabikurikirana niyo nzira nzima ariko ako kantu ka phone man kararenze kuko hari igihe bafite agafone niko ufite sina phone gusa hari ukuntu usanga man turaba yange no manega turabahigi ntago dufite akazi katwinjiriza miliyoni ku kwezi niyo waba ugafite rega n'ibyawe still n'ibyawe barimo arakiniramo main ariko hari ukuntu mba mbivuze gutyo kuko ushobora kuba waguze wenda nka phone ya 700 akaye bakayirasa ugapowisha kwa kwihangana no kwa gutuza ugategereza ukwezi gutaha bakagopeya ukagura indi ariko ari umukobwa none wandi barayibonye akoze imyaka 3 bro bayitwirasa cyangwa yagurishije n'akabanza akabanza man nta kintu kimwe afite kabisa umukobwa yihebe man yakoze ibintu byose bishoboka akayigura warangiza ukaba mukanje arayiteruye bro ibaze bro that shit is crazy man it's crazy ariko impamvu nari kuganira kuri utwo topic ni iki nuko ari ibintu bya real life shit umuntu acamo urumva nje hari igihe nanjye mbiba mbireba nkavuga ati nyagasani imana mpimbaraga zo kutagira gute zo kutarenga uriya muryango ari icyo kintu ndi gutekereza ntekereze tiriya gengi koko ahantu icirinze ndahazi ahantu iba ndahazi ariko utuma imodoka ntayikatisha nyerekeza hariya bisaba ariko man no kwihangana bisaba gusenga niko kuba umugabo nubwo turabashyi twiyumva gute man ukuntu wiyumva ku ruhande rwawe it's up to you kandi ni nasaba kuko ni wowe kujya bibuka ko ari Imana ibigitije ubuzima bro sinzi mu Rwanda se burahari umuntu utemera Imana main barahari ariko ni bake ku isi yose barahari usibye no mu Rwanda ku isi yose barahari ko n'abandi ku isi yose ku isi yose barahari ni benshi no mu Rwanda barahari ariko totali u Rwanda abanyarwanda bemera Imana totali oya urebye amadini menshi ari mu Rwanda kandi harimo abantu benshi bemera Imana fateje akamike urumva akonga gutya akufite mu ntoki ariko akangaka nyine ufite mu ntoki gutyo tu umva ndi kukubwira abakatolika atenga nibo bafite purusa nyinshi abarokore nawe ni purusa bose bizera Imana na Islam bose bizera Imana n'abayehova nyinshi abayehova nabo bemera Imana abayehova ariko nabo bagira utundi tuntu ibintu by'amadini sometimes
ntabwo ari ibintu byo kuganiraho cyane kuba wowe no kwizera k'umuntu kuba idini ni ku giti cyawe kuko ntabwo ngufora usanga wizera ibi kandi bidakunda we trusting nyine guma ahantu uri azungaza idini ritigisha kutaba umuntu kutagira kimuntu muri wowe idini ryose ni wowe ni na bya boro bajya bavuga amanega hari ukuntu ujya wumva abakobwa bari kuvuga ngo ijuru ngo ni ukuturengeza ngo rishobora kuba ritabaho cyangwa ari ariko usanze ritaba urumva ngo usanze ritanabaho bitaba hari ibihuha nyine tumeze nk'iki nyine uvamo wamamara bikaba birarangiye life yawe bikaba birarangiye still n'ubundi ntabwo uzajudginga kujya mu rusengero kuko iyo ugiye mu rusengero cyangwa bible kuko bible irakubwira ngo ntukice kandi n'ijuru ritaba ririho urumva kwica se bijyakumarira iki nyine ngo n'ijuru ritaba ririho still bible itwigisha ibintu byiza ntukice ntugakorera ntugahemukire mugenzi wawe uko niko kuba umuntu ariko uko niko kuba umuntu nyine kwigisha kuba umuntu uretse no kuva niyo baza kukangisha ngo ijuru ngo ntago ribaho byayo hari abakobwa benshi babivuga kandi ko ku ruhande rumwe ushobora kumwumva kuko nta waribonye baza bivuga n'uribonye aribona mu buryo bwe ngo ajya mu mwuka akaribona ku giti ntago tugira mu mwuka aribo sibyo ariko none ntago bible twigisha ibintu bibi nyirakugaze aya ni kubwiye ngo ntugahemukire mugenzi wawe urungukira kumujimukira you right that's how it is ariko niko bimeze bro harya wa mujama wa ninjoro avugaga ngo Yesu nari umwirabura abita baby Jesus badiga yari uko nawe bavuze ngo ari Yesu ngo bavumbuye ejo bundi ngo ari Yesu bavumbuye ngo ejo bundi ngo 2017 ngo ariko ngo we yishwe ngo no kugwa hasi ngo akuka amenyo 8 yo hasi wallahi ngo yanyereye kwibuye dore Zaina arashona ngo yanyereye kwibuye ngo ni Yesu aza 2017 sibyo Zaino ngo kubita amenyo hasi ngo kubita akaboro hasi ngo amenya 8 avamo ngo ahita namamara aviramo bati ngiye inyagangira giye irarangiye igihe nari mfite kiramamaye kirarangiye none ngo kujya mu ijuru ngo ubu ngubu ngo muri iryo juru ngo abakobwa bemera ahantu muri izo zone ngo kujya mu ijuru nuko warakutse amenyo 8 ngo ibintu nuko uzajya ugera kuri gate y'ijuru wala ukasama bakareba ko tugora 8 twavuye nibishwiriri 2017 bro ariko nyine ngo ni Yesu wa 2017 location ariko ntabwo uzina Yesu se wigeze kwikaraga G za Rubavu ariko bakamwangira kwambuka ava muri Kongo aza mu Rwanda baramukatiye ati wowe kuko natudanganya Jesus we yateretse na ya makanzu kuri za Rugabire ariko agwete njyewe ndi umwana w'Imana nje kubabwira ari ibiki dore Kongo ndayimaze kwirabura ari ibiki nangeze hano na hano uko apfa kutudanganya kaka reka umusubiza inyuma tubwo busikama ntago hano tugweme busikama ntago nje Yesu azaza nk'umujura ariko nje Yesu uranemera soma ababyeyi banje bambwiye niwe nemera ari aba Yesu benshi ubona baza tamenya ari ibiki kabisa ariko Yesu nimba ari intumwa y'Imana sibyo ubwo hari n'abandi benshi bashobora kuba baza ari intumwa z'Imana nyine tukabaca amazi cyangwa tukabapinga cyangwa wenda bakatuzanira izindi lenge nyine ukamureba ukavuga ati reka ntabwo uri intumwa y'Imana ni gute uri mu butumwa bw'Imana ariko uri gushaka oya hari uba wakisha kuko nase Yesu zirankuru twumva za kera ko yabagaciringa hari abakoresha bikoro n'abandi bakobwa benshi bari bakize muri cyagi hari umuntu uzigize yakibicera ahubwo nabyo yasangaga yarabimenaga arabora ageze mu rusengero amena ibice icyo ibiceri byango before aramena ibintu byose arashwanyaguza arajugunya amatungo mu isoko aragenda n'ibiki bari baragize isekuru ibyo nibyo bintu bibi bamuvugaho nyine yageze ahantu basengera mu rusengero sangura baragize isoko Yesu ntago muza aciringisha ibiceri ahubwo wenda Yuda nka Yuda we ku mukimbo burango yari na manager ariko ajya samura buriya muntu nka Yuda ngo yaramanagingaga igiceri akakirya bya hatari yahoraga anyereza buriya ni umugaramperi w'abanyereza imisoro imitungo Yuda niwe mukuru w'abasikama mkubwa barabari mukuru w'abagangster barabaya ni umukuru w'abagangster Yuda nawe ni umukuru w'abasikama kwipinda ni kunyereza ku mukimbo ari kukwica Zakayo Zakayo ariko stories nawe ndumva nziza Zakayo nawe yaranyerezaga yajyaga yambura abaturage manega ahubwo nuko yabonye Yesu aje yasumbishaga imbogegeto n'iki yaraziranga yari umupimbo Zakayo manza yari afite nk'ubuhoteli
ntabwo yavura za Roma ni Galilaya hari abahoteli benshi uravunika urumva we yari umupimpi yarabasumbishaga ariko nawe yabonye Yesu aje arabyemera batiye umukimba we wose ahita awukwiza muri ba mama wa bakobwa yacuruzaga ba papa wabo arongera arabasanasana yarabyemewe yabonye umwana w'Imana arabyemera bati mvuyemo Pablo Escobar ndarekuye ndabitanze kabisa ariko Petero nawe ni umuntu wihakana Petero nawe ni umugangster bura yarankosoye no wawo Petero inkoko ni bikakanga we yareko nuko ngo Yesu yatangiye kubimurabura kiye Yesu akoma ati Petero yawe nubwo ihomi yanjye je urangambira Petero nuko ngo mu bigishwa ba Yesu muri 12 ihomi ya mbere ya Yesu bura yari Petero kuko hari n'umukobo hari n'umusirikare bigeze gushaka kwataka Yesu mbere Petero niwe wari ufite inkota itamuca ugutwi nawe yugiye story buri umuntu wamuca ugutwi ni Petero yabaga ameze nkande ugira wa football hari umuntu gukira muri ukinana na Messi muri Inter Miami yitwa Ndera Rodrigo da Paul ameze nka bonsa ya Messi ameze nka bonsa ya Messi kandi bakinana maniga uje kuvuna Messi ukabona kobo yaraje atambitsemo amagure ngo bari uvuna rero Petero yari ishubiye Yesu muri za ntumwa 12 yabaga ari hano yarafati Yesu ibintu uri kuvuga wereka aca amablague igihe man mukobo wanje ngiye nkagusunishinga man ariko kigera hari aboro bafashe Yesu yaje n'ubundi style aziko bidashoboka kumyaka nubwo nabona uburyo nk'uko yari yabikoze bwa mbere bufate style yankota agahita mukatuguta nubwo babonye ngo Yesu yakubiswe punch ya mbere yakubiswe ikiboko cyinshi cyane kuko amaraso agataruka Petero itavuga ati uyu mukobo nta nuwo nigeze menya mu munkore n'imbere ihokera bikabwa mbere Petero avuga ati siko mukoko memutse wallahi komewutse wajurira ngongera nka basi ngongera ngaruka inshuro ya kabiri stili yabonye man nibyo biboko bya abasirikari ba kera na uzi kuntu kori yatangana hagati n'imfundiko nyinshi nini byatari amukubita cya kabiri amaraso ku maso ya Petero itavuga ati koboye ntawe nigeze menya nanone ntaho muzi ntago yatinye umuntu yaravuze ati ngiye banyica ni imwemera izi boro barazikuba ndahitamo ariko Petero ni igisobanuro cyiza cy'ikiremwa muntu buri kira ni ikiremwa muntu tu uhita umwumva nyine ucyumva Petero wa Petero ni wita kwihakana menye ntabwo byari gusaba ngo undi muntu ngo utaranigeze ngo aba mu bigishwa ba Yesu ariko byari gushoboka sibyo paka hari kuza undi mukobo utarigize unaba muntu umwaza akaza akamugambanira nka Yuda akabona n'umwihakana ariko se kuki byasabye abakoboyi babana birirwa kira ni ikiremwa muntu usangira ubuzi n'ubuzawe n'iki that's the first person ushobora ku kira nicyo kiremwa muntu kabisa araza akagufira abo bashuti banyu mwirirwa nabakubeshya ngo ibiki ngo nzagupfira none ngo ari boro bisigaye biri mu bayangine ngo nagupfira nibi wowe ni Yesu ukundana na Yesu wowe wahita unamukatira ahubwo umukobwa cyangwa umuhungu nazagoya ngo zagupfira ngo ibiki ngo yanagupfira gute se oya urumva hari uhita unamukatira kuko abari no kugufira ibyo si bibaho kubera ko turi gufiringa good turi mu bihe byiza story yawe mumeranye neza uri mu rukundo muri gutekereza no kavuga amagambo n'ikibro nambira reka uwo mutoma na wapi ni igiho